nuko iravuga ati umuntu ntakabeho wenyine, ahubwo reka mushakire umufasha umukwiriye. Ibyo bintu byose biboneka mu itangiriro neza, urabisoma kuntu Imana yagiye ishaka umugabo igashaka n'umugore wayo wo kuba babana buzuzanya, ariko n'ubundi umuntu yuzuzanya n'Imana. Ahangaha uyu muntu bamwita Rwego Yves, nawe kuri ino tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2025 yaje guterera ivi umukobwa bita Sharon, bari bamaze igihe kinini bakundana. Ubwo yabigaragaje kuri za Instagram, yagiye yerekana amashusho y'uko ino tariki yaje guterera ivi, arangije anambika impeta ya fiançailles. Rwego ntago ari ubwa mbere waba umubonye, kuko azwi mu mafilime menshi cyane, haba iya Nyambo bita Ibanga akunze kuba arimo cyane. Muri no minsi aje gufungura nawe YouTube channel ashyiraho filime ze, nayo imaze gukundwa cyane, bayita Maisha. Maisha ni filime imaze igihe gito, igeze nko kuri episode ya 15, ariko imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, imaze gukundwa cyane kuko ni story iryoshye cyane. Uyu musore amaze kuba icyamamare, ariko kuri ino tariki n'ubundi yaje kwereka abantu, abereka yuko nawe akuze ashaka kuba yashinga urugo rwe. Rero yaje kubihamya, yambika impeta ya fiançailles Sharon, umukobwa bari bamaze igihe kitari gito bakundanye. Uyu mukobwa arangije kaminuza vuba ahangaha. Rwego amaze kwamamara cyane mu mafilime y'uruhererekane, ngaho mu Ibanga ya Nyambo, Kwizera ya Kiramani. Ayo mafilime amaze kuyakinamo kenshi cyane kuko usanga agarukamo cyane. Ayo mafilime rero niho yamamariye, none nawe ageze kuye bita Maisha. Uyu musore rero abantu benshi bagiye bamwifuriza kuzaherwa n'urugo, kuko dufite amakuru y'uko muri no minsi afite kuziba yamushyira mu mago bakora ubukwe, kuko ngo bafite gukora ubukwe vuba ahangaha. Abantu benshi rero bamwifurije urugo ruhire. Nanjye rero nawe turi kumva kino kiganiro ntabwo twabura kumwifuriza urugo ruhire. Mu byo bakora byose, mu byo bapanga, bazahirwe. Yari Joshua TV mwe muri kumwe n'amakuru ya Tatanamete tugenda tuganirayo hirya no hino yagiye acicikana kuri za murandasi. Ndagira ngo wowe niba ari ubwa mbere ugeze kuri kino kiganiro, waba ugeze kuri runo rubuga, ndagira ngo ukore like, ukore kuri ako gatima ko hejuru, ukande kuri share na like, kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi bose. Yari Joshua mwe muri kumwe. Ciao ciao.